ibihe byiza rero kuri mwebwe mudukurikira kuri films zacu nkaba ari kumwe n'umuvandimwe wanjye aha ngaha uyu munsi napanze kuba namutekera mbagira abanyarwanda ukuntu bakwita banyita Tigo Mi Show yera kuri YouTube wandike Tigo Mi bisobanura iki ni izina buranditwa Tigo Mi Show ni Tigo Mi ugasanga kanyukandika show ukora ibiki uba wangezeho cyane ukora ibiki ibiganiro filime zigiye zitandukanye gusetsa abanyarwanda gusetsa abanyarwanda cyane rwose mbona nanjye nsetse udaseka nikagenda none usekeje none usekeje ibyo mvuga ntabwo bisekeje se abujye none se ibyo kuri pairinga ntabwo tubikora kuri pairinga nabwo ndabikora ndi n'umutekinisiye wana babwira hari ikinya rwose umanutse harakaritse yita ese mubiguti urahaze ntabwo utaraguze indaya mubiguti yo bahita mu byiringiro ikaritse yarahindutse urimo uramanukamo cyane aya murose ko hari icyo dufite icyo dupfa nta kimuro wangira gasuku bimeze bite se fresh ngiye gukorera umufana wa Danger abantu bari inyuma ya kamera mbare mugabanya amagambo Levam. Ase kumwami w'ibiryo, wa mwami w'abagore. Wabonye? Hanyo. Ako karakano uzagahindure, uhindure umwami w'ibiryo. Kumva nkubwiza ko. Kuko nkubanye hose ubu. Ozise? Mama nkunda guteka no kurya. Yego. Sibyo? Ni ukubera ko Yesu Kristo ari ibintu yasize avuze. Yasize avuze ko buri gihe uko dufata umutima nyine tukawumbabumba tukawohereza hehe tukawohereza mu muhogo ko ugahereza inda tuba turimo turamwibuka nese umutsima n'inyama birahura umutsima n'amanyama birahura ariko ubwo umutsima wawe nta nyama sinzi wende wowe icyuwurisha sinzi wende wowe icyuwurisha umva rero mbaza yego mbaza cyane muri Misho ni Misho muri Tigo Misho subiramo Tigo Misho kukwigisha kera warafataga none se haramo mukoramo ibiki nyine kubijyanye na cano cyangwa kubijyanye n'akazi nkora kubijyanye n'akazi ukora iyo yazimye ndavuga telefone nyine cellphone repair iyo yazimye nako kanya iraka ikirahure cyamenetse nako kanya tuyaripairinga tugashyiraho ikindi yego mukuramo n'amapassword reka bagufunga yuje ufite fagitire wayiguriyeho umuntu ayikuramo nta kibazo akantu rakazi se agasenda baboye nakaka yego nagasenda baboye karuze ese kugiye kuzimariramo abo ni ibintu byananoze wana ibintu byananoze munyamutarabuye kameze nk'umuheha inyamutaja ako iki bita umwami w'abagore inyamutaja buye ntago bari inyama iyo ngiyo wazaza akazi muri hoteli ko ariko kaba wasabura ubundi nta muntu wabona ibyo mpembe nta muntu wabona ibyo mpembe ariko ibitutsi by'utukana mbaburunukeho numve wereba n'ibyo bintu ntuza uzumva byanoze urebe n'utungurwa ntabwo byanoka niyo mpamvu nyine ubajije bose niba tungurusumu ndagenda nkugenera ibyo uvuga uri bungenera se ndagenda nkugenera nyine umurongo ngenderwaho umuntu w'umugabo urangenera oya uzi impamvu se hari umurongo wako narenga oya nabonye ushobora kuba warengera noneho namara kurengera nkarenga inzira oya buretse gato nkubwiza ukuri urumva ejo bundi ahangaha nibwo ribu yatanze umuburo itanga umuburo igira iti bantu bo kuri za YouTube ntimugire ngo ntituba tubareba ibyo bintu mukora mubivuga gute sinziri bubyumva maze wokongera ukambwira ngo ngango kimbwire sha ubwo ntiwaba utandukanye na Jihad wabwiye fata ku mavuta ngo bivuga sha urumva twatobaye kimwe kandi uri muri ngo ngiye ngo mvuge iki oya sa nk'usubiramo wari umwe ngo mvuge iki ntuka urakoze cyane ubwo waba utaniye nafata ku mavuta
tukaba turi bamwe nako na Jihad wabivuze maze ngo shango ngo nundi nawe ngarabivuga ntacyo kubitaka gatwenye maze ngo nundi nawe ngarabivuga nawe baramututse ngo hari ibyo yavuze aha ni izo magizina g'imahano sekurana nta kibazo ndashyiramo hano zo zigenda zimanyaguriramo umva bahandi se bimeze bite ahandi urebye nta kintu birangirika ariko buriya rwose Tigo Misho bagiye bayikurikirana cyane ikibazo nawe wamamaje cyane uruzi kwamamaza kwamamaza byabaye byinshi biba bibi mugende mukore subscribe kuri Tigo Misho ni YouTube channel nziza cyane entertainment iyo uvuga ibiganiro ntago abantu bishobora kuba byakurura abantu uvuga entertainment showbiz urumva sport imyidagaduro muri rusange mbese urumva so bagende bakore subscribe kandi basama amavuta menshi yabyihore inyanya nazo ziraza kuba ari nyinshi ega jewe ndi umutetsi nukabigira ikibazo urumva hano nta rwo zaranahindura na gato ntabwo zaranaganye makara ko ku ruhande akahe kare ko biri aka urashyira bagashyushye ngo kaba gashyushye uzi ko navutse ntarya inyama navutse ntarya inyama aho uzigiye navutse ntarya inyama ahubwo nyuma nza guhura n'abasha barabikwanduza se kuzikunda ari bo wowe ndi kukubwira baje kubikwanduza kuzikunda gukunda inyama naryaga inyama ari mu biro ugafuta ko kandi hafigaho n'ibikomere mu biro usa n'ugafuta kubera inyama ariko ngo nta kibazo mu rwanyu n'izi mu cyaro ndikavukira w'i Kigali ntibegose maze n'amasinde sinyaza n'amasinde buriya ntago nyaza n'intabire n'imigozi ntabyo kandi ukabivuga ubyumva n'abantu ukabivuga nyine mu bantu babivuga shyiramo tungurusumu rero zana tungurusumu uzi impamvu ntabanje b'igitunguru cyahita gishirira oya bundi wari kujya muri hoteli wayobye akazi ariko ugeze ukora muri hoteli nigeze gukoramo muri hoteli yo muri Mongolia ni mu gihugu kandi ari Mongolia nyine nkubwiye nyine nkubwiye igihugu cya Mongolia gugoringa igihugu wandika Mongolia ahita haza iki gifite umurwa mukuru nyine witwa Ulaanbaatar Ngukeka ko ndo wino kugira ngo bishiramo amazi ngubu aho ngaho ndaza kugerageza nshyire mu tundi tuntu dutuma n'ubundi gishiramo wikuye hasi wikuye kuri tapi aho ngaho imbwa zijya zihana ntacyo uzayo twariye ibintu urabona bitaza kuza kuba byiza weho ibintu agira umwana umfasha agaca nshyiramo utuzi dutuma n'ubundi izo boro nzikururamo zose Jessica zo mipango cyogere mu nkuba umwami w'abagore kaze nawe subiramo ibintu ibyo bintu z'inshuro umaze kubivuga se kubitinya rero wabyivugiye oya ijya nawe wabisubira bitinya rero wabyivugiye z'inshuro wabisubiyemo bakara kantu nyankareba murayo narinzi ngo ugumba narinzi ngo uri n'umuntu uza kuza kunkubita story za danje nanjye nkwemere nk'umuntu ufite n'ubundi Tigomi sho ngukubita story vuga story idasekeje abantu bazabyumva story idasekeje oya ni dasetsa abantu bazabyumva nyine uburyo nari bidasekeje nawe wirinze kurasa imbogo babyita kurasa imbogo ubwo ngiye nari mfite story idasekeje umureje zazi ni cyakera habayeho kera habayeho cyangwa sako ese ubundi uzi gusakuza oya gihore ndagisha ni bya kera bya kera bari genda umusirimu w'i Kigali se w'i Kigali ni ugeze uragira yaze koko we nibwo ndibagiwe mama wa Pampe mwigeze mukunda nawe mama wa Pampe rero uriya ako ni kera byabindi nabo nakubonye uyu munsi mu buryo musuzanyije ndagutinya byabindi bya kera
Mamuntu yabyita urukundo nimba ari uguhaha sinzi nyine twiye twakanyuzaho ariko yari atarasaza buriya yarashaje ubonye ko n'iminkanya yari yaje nabonye bivuga ngo yarakiraga kumwe nabonye bivuga ngo baranakimwibye ngo naho ngo uri nk'abantu bakimwibaga njye narishyuye ariko ntabyo ahubwo nibazaga ni igiki simenye icyo ari cyo buriya rero itarakizwa hari ibintu byinshi ujyamo se guteka wabyigiyeho ubusanzwe turi tuvuye n'ibyo guteka wabyigiyeho guteka ni impano ntabwo umuntu abyiga ntazajye n'umuntu ukubeye kandi guteka burya isadepa na kiungo kumva sadepa na mani sadepa n'ikirungo oya ni sadepa n'amafaranga yongera ukoze sadepa n'ikirungo sadepa n'amafaranga oya amafaranga yo byo kari he wako agose wowe uragura akantu kamwe ukongera ukanabaza ngo akantu kari hehe kuko bura wanabaza ngo uvugishije kuri wanywa nkureba wanywa nkureba uzumva twakira ku munwa oya narwo nyanywa koka ugize vuba ariko nagakoma gari niko kano kazi ibi birungo bibaho urakazi kano karungo ariko mukanya shyiramo n'ibitwica cyo ni iki mukanya bagomba ngo ni pakemaye ariko buranye no kunywa sinya mbikunda iyo nakwinywera amazi nta kibazo mpfa kuba nari amazi bugeze ese ubundi bura wariye hitamo ari ukunywa no kurya hitamo jewe cyo nkunda buriya nkunda kurya ukunda kurya biteye ubwoba ariko niyo kunywa warenzaho amazi nyine ngiye kurya noneho ibyo kurya banumva basi no ku munsi napfuye bagomba kuzaba impambano ibyo kurya umwe no burya nkundamo ibiryo endambi niya ubwo bagwitijemo kuri ushaka kwirira icyo kunywa kikashobora karenzaho amazi cyo kibaye ikintu duhuza cyo tudahuza n'abagore ariko icyo turagihuza kandi ngerekesha abangira wa hafi ahangaha buriya hari ikindi icyo kirungo ariko gisaba kugishya neza yego ndabizi oya niyo cyashya nabi se byagera mu nda rega buriya ikibi birungo buriya bino birungo uburyo bikozemo abantu gifite kudashya ukazabyumva neza nawe uri muri ahantu bita ikinjiye ntikica hirya gisohoka ushobora kukirya kuriya nabi ukazashiduka nyine murabyumvira neza uri ahantu bita ukohereza sari ikindi kintu kindi kivamo ubyumva neza uri ahantu bita muri CH cyangwa kwa Musenegal urahazi ntago mazi ahantu tujya tujyana y'abantu barangije nzi ko ntajya nivuza umutezi kwa Musenegal ntabwo bavura umutezi wagiye urwaye iki ariko rero ni ubundi iki kirungo cyavura n'umutezi dushyiremo iki amazi sukamo nta kibazo noneho ano mazi isa nk'ukoroganamo gake gutya buhoro gake banze bifatemo muri utwo tuzi noneho namenye no baza nawe tuzi duke siko nibuve hano namenye no guteka buri ariko urabona nuko abantu batarimo barareba ariko nta kuntu twaberekamo bajya gukururamo humura tukaberekamo ibi bintu ukuntu abantu bafite amafaranga barya neza noneho iyo umukire iyi sosi niyo wirishiriza ubugari gusa ukajya ukozamo hano ni nuvuga ngo isosi ifashe gutyo niyo wikorezamo ubugari imeze gutya nk'amazi yagiyemo nawe uburyo imuramira icandwe ndagasa ni ukuvuga ngo umururumbu uyifitiye ntabwo babyita umururumbu bavuga indambi bavuga indambi uyifitiye ariko buri indambi n'umururumba biratandukanye cyane bimwe kuranywa banakoze mwana bajye bandika ntako mba ntagize ziko inyama ye bayahinduye n'isura we hakundi bayahinduye isura hariya bavuze ngo ikirungo kidahiye kitera iki ikirungo kidahiye buriya gihakurwaza ariko iki cyahiye cyahiye umuntu yakumva cyane rwose uwa kunyama hari ikosa ribamo oya urimo miyo ntabwo wakongera gukoresha ko uzwi uyoboye kuri kamera barimo dufite amagabo uyoboye kuri kamera mwana ni amagabo barimo baratuma ninde waba uri muri kamera nzara bazi Jisikizo uzi ko ninjya mu murenge buretse urimo uragira gutyo bigatarukiramo ako nawe subira inyuma gatoya mwana ndimo nkubwira ninjya mu murenge nzaza guhamagaza untekere yeka
ndenda kurongwa egesha abagore nabo ushyiremo amazi menshi ushyiremo amazi menshi n'umunyu arimo umunyu urimo leta bigisoryo oya byihorere gutya mwereke kubera umunyu w'intuza usanzwe w'amagi umunyu wari wakoze umunyu w'amagi w'amagi